ibyo rero bikaguha gukura ufite ibyo wubaha n'ibyo utinya n'ibyo uba ugomba guharanira. Inyandiko ya perezida wa Sena yasohotse. Iyi nyandiko ikaba igaragaza ko senateri Mukabalisa Donatira kuri uyu mwanya tuvugana atakiri muri uyu mubiri. Ni ukuvuga ngo iyi nyandiko yemeza ko yamaze kwitaba Imana, ndetse n'ibinyamakuru bikomeye cyane nka RBA, Mama w'u Rwagasabo TV nabyo byavuze kuri uru rupfu rwa senateri Mukabalisa Donatira. Ushobora kuba bibajije byinshi kuri senateri Mukabalisa Donatira, ibyo byose bibazaga nibyo iyi video igiye kukugaragariza. Bana natwe muri iyi video maze umenye amateka ye, aho yakuriye, ibyo yize, uko yarinze abasenateri, ibikorwa byamuranze ariho, ndetse n'uburyo yitabye Imana. Ibyo byose nibyo iyi video igiye kugarukaho ku buryo burambuye, nubwo iyi video araba ari ngufi cyane. Iwacu twakuze badutoza ko tugomba kubyuka kare. Niba ishuri ritangira saa 2 cyangwa se saa 2 n'igice, ibyo bitangira noneho ibyo biguha kumenya kwiyoruganiza mu buzima. Donatira Mukabalisa ni umunyamategeko, ni umunyapolitike, ni umunyarwanda, akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu buyobozi bw'inteko nshinga amategeko. Donatira Mukabalisa yavutse kuwa 30 Nyakanga mu 1960. Aha yavukiye ni Nyamata mu karere ka Bugesera. Yize amategeko law muri kaminuza yigenga ya Kigali ULK. Mbere yuko ajya muri polotike hari imirimo yakoze. Yabanje gukorera ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Uwo muryango ukaba witwa WHO. Nyuma yayo yanakoreye UNDP, United Nations Development Program. Ahaho akaba yarahakoreye imyaka irenga 16, ndetse yakoragamo imirimo itandukanye. Dore uko yaje kwinjira noneho muri polotike. Mu mwaka wo mu 2000 yinjiye muri polotike nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse avuga ko yashakaga gutanga umusanzu mu kubaka igihugu no kurwanya akarengane. Kuva rero mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2003 yabaye umudepite mu nteko y'inzibacyuho, ndetse inyuma yaho ubwo no guturuka mu 2008 yabaye umudepite mu nteko nshinga amategeko. Kuva mu 2011 kugera mu 2013 Mukabalisa Donatira yabaye umusenateri, ndetse ku itariki ya 3 Ukwakira mu 2013 yatorewe kuba perezida w'umutwe w'abadepite. Uyu mwanya akaba yarabayeho kugeza mu 2024. Muri Nzeri mu 2024 yongeye kugirwa senateri, ndetse nk'uko mwabyumvishe turi kuvuga senateri Mukabalisa Donatira. Uyu musenateri Mukabalisa Donatira ni umwe mu bayobozi b'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana Liberal Party mu mpine bita Piero, ndetse iri shyaka yigeze no kuba perezida waryo. Ibi byose tubivuze mu mpine, amazina yitwa Mukabalisa Donatira. Akaba yaravutse ku itariki 30 Nyakanga mu 1960, ndetse akaba yaravukiye Nyamata mu Bugesera. Akaba ari umunyarwanda, ndetse umwuga yakoraga cyangwa se akazi yakoraga ni umunyamategeko n'umunyapolitike. Amashuri yize ni Bachelor Degree in Law. Ishyaka rya politiki yabarizwagamo ni Liberal Party cyangwa se Piero mu magambo ahinnye. Yabaye perezida w'umutwe w'abadepite kuva mu 2013 kugeza mu 2024, ndetse kuva mu 2024 kugeza ubu yari umusenateri. Amakuru ku muryango we amenshi ntiyatangajwe, gusa ayatangajwe nuko afite abana 3 ndetse n'umugabo. Kuri uyu munsi rero nibwo hatangajwe inkuru mbi n'itangazo ryerekeye ku rupfu rwa senateri Mukabalisa Donatira, ndetse iryo tangazo rikaba rivuga ngo Sena y'u Rwanda ibabajwe no kumenyesha ko kuri uyu wa 4 tariki ya 30 Nyakanga mu 2026 senateri Mukabalisa Donatira yitabye Imana mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali, aho yari amaze iminsi arwari. Gahunda zijyanye no kumuherekeza zizamenyeshwa nyuma. Sena yihanganishije umuryango, Imana imuhe iruhuko ridashira. Kuri iri tangazo hakaba hariho umukono wa Dr. Karinda François Xavier, perezida wa Sena y'u Rwanda. Uko mwabyumviye, senateri Mukabalisa Donatira akiriho yarwaniraga ukuri, yarwaniraga ibyiza, yarwaniraga kurwanya akarengane, ndetse yaharaniraga ko igihugu cye cyatera imbere. Mureka twese tumwifuriza ati Imana imwakire mubayo. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Nje wagezaga iyi video nitwa Olivier. Imana ibarinde.